mbere ya Kristo ndetse no mu gihe cye, inyigisho zariyo zagaragazaga Imana uko itari. Iyobokamana ryari ry'imihango itabasha guhindura abayizeye. Mbere ya Kristo ndetse no mu gihe cye, inyigisho zariyo zagaragazaga Imana uko itari. Iyobokamana ryari ry'imihango itabasha guhindura abayizeye. Kristo ati bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Abigisha bamwegera baramubwira bati, abafarisayo barakajwe no kumva aya magambo mwami. Abafarisayo barakajwe no kumva aya magambo mwami. arabasubiza ati igiti cyose data wo mw'ijuru adate kizarandurwa. Igiti cyose data wo mw'ijuru adate kizarandurwa. no muri iki gihe cya none riravugwa kandi henshi, ariko amame y'umwanzi yagabye w'ibitero. no muri iki gihe cya none riravugwa kandi henshi, ariko amame y'umwanzi yagabye w'ibitero. hakenewe abavuga Vuga ukuri ukwiranye n'igihe turimo, ahagarara mu isi bubaka nka Nehemiya. hakenewe abavuga Vuga ukuri ukwiranye n'igihe turimo, ahagarara mu isi bubaka nka Nehemiya. N'ukuri kuzira imigenzo n'ibitekerezo by'umuntu ugizwe n'iri jambo ngo uku niko Uwiteka avuga. N'ukuri kuzira imigenzo n'ibitekerezo by'umuntu ugizwe n'iri jambo ngo uku niko Uwiteka avuga. Satani aza kurwanya nyuriya hose mu madini mw'isi kugwa kunyuranya n'ibyo bari bamenyereye. Satani aza kurwanya nyuriya hose mu madini mw'isi kugwa kunyuranya n'ibyo bari bamenyereye. ariko shimwa mwamuhoraho kuko mu bihe byose utajya uba utagira abaguhamya. ariko shimwa mwamuhoraho kuko mu bihe byose utajya uba utagira abaguhamya. N'ukuri kuzira imigenzo n'ibitekerezo by'umuntu ugizwe n'iri jambo ngo uku niko Uwiteka avuga. N'ukuri kuzira imigenzo n'ibitekerezo by'umuntu ugizwe n'iri jambo ngo uku niko Uwiteka avuga.